gerageza nawe kwiyumvisha ari wowe uyoboye igihugu kandi ukiyoboye imyaka irenga 40, ari wowe utegeka guverinoma yose, igisirikare ndetse n'amamiliyari menshi y'amadolari y'abanyamerika, hanyuma hafi ya byose bikayoyo kubireba. Umurwa mukuru wawe utakiwufite, igisirikare cyawe cyasenyutse, umujyi wavukiyemo wose wagoswe, kandi mu masaha ari munsi y'amasaha 24 ubuzima bwawe buri bube burangiye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amasaha 24 ya nyuma y'ubuzima bwa Muammar Gaddafi, umugabo wayoboye Libya kuva mu mwaka w'1969 ukagera mu mwaka w'2011. Ni gute umwe mu bayobozi bamaze igihe kirekire ku buyobozi hano muri Afurika yarangiye, ubuzima bwe bukarangira yihishe mu muyoboro w'amazi mu mujyi yavukiye. Byose reka tubinyuremo mu nshamake, turebe mu masaha 24 mbere yuko Muammar Gaddafi yicwa byari byifashe bite. Kanda like, ukande subscribe niba utarayikanze, uze no kwibagirwa kudusigira comment ku musozo w'iki kiganiro, ndetse kandi uze no kwibagirwa gusharinga iki kiganiro inshuti zawe ndetse n'abavandimwe. Mbere yuko tureba ubuzima bwe ndetse n'ibyago yari ari mu masaha 24 mbere yuko yicwa, reka tubanze turebe Gaddafi ni muntu ki. Mu mwaka w'1969 umusirikare ukiri muto witwaga Muammar Gaddafi yahiritse ku butegetsi umwami wa Libya binyuze muri kudeta ya gisirikare. Yasezeranyije kugira Libya igihugu gikomeye kandi gikize, kubera ko Libya yari ifite ibikomoka kuri peteroli byinshi cyane, kandi igihugu cyinjizaga amamiliyari menshi y'amadolari buri mwaka. Ku ngoma ya Muammar Gaddafi, imihanda, amashuri, ibitaro byose byarubatswe n'ibindi bikorwa remezo byinshi kandi biteye imbere. Abanyalibya benshi bishimiye uburezi ndetse n'ubuvuzi by'ubuntu muri icyo gihugu. Gusa igitaravugwagaho rumwe nuko Gaddafi yayoboreshaga igitugu gikomeye cyane ndetse n'ukuboko kuremereye, kubera ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gaddafi bose barafatwaga bagafungwa. Abantu hafi ya bose bari bafite uburenganzira buke hafi ya ntabwo bwo kunenga guverinoma. Mu myaka yose yashize, Libya yabaye kimwe mu bihugu bivugwamo cyane kandi biteza impaka za politike zitandukanye kurusha ibindi hano ku isi. Kuri Gaddafi, impinduramatwara yo kumukura ku butegetsi yatangiye gute? Byose byahindutse mu mwaka w'2011 mu burasirazuba bwo hagati ya Afurika y'Amajyaruguru. Abantu batangiye kwigaragambya barwanya za guverinoma zabo. Ni imyigaragambyo yaje kumenyekana nka Arab Spring, bisobanuye impinduramatwara yo mu bihugu by'Abarabu. Libya rero yari kimwe mu bihugu byagizweho n'izo mpinduka ndetse n'iyo myigaragambyo ikomeye cyane. Abantu basabaga impinduka. Bimwe mu bikorwa by'imyigaragambyo byahise bihinduka imirwano ikomeye cyane y'intwaro mu kanya gato nk'ako guhumbya. Bidatinze Libya yinjiye mu ntambara iyabera igihugu, intambara ishingiye ku moko y'imiryango. Igihugu kikaba cyarahise gicigamo ibice bibiri, uruhande rw'ingabo za Gaddafi ndetse n'uruhande rw'imitwe y'inyeshyamba. Uko imirwano yagendaga ikomera cyane, nibwo NATO cyangwa se umuryango wa NATO watangiye nawo ibikorwa bya gisirikare ndetse ibikorwa by'intambara zo mu kirere, kubera ko ibi byabaye nyuma y'uko umuryango w'abibumbye UN wemeje ingamba zikomeye cyane zigamije kurinda abasivile. Ingabo za guverinoma zagiye zitakaza umujyi umwe ku wundi gahoro gahoro. Amaherezo n'umurwa mukuru wa Tripoli wagiye mu maboko y'abanzi ba Gaddafi, maze Gaddafi ahita atoroka. Gaddafi nyuma yo gutakaza umujyi wa Tripoli yerekeje mu mujyi w'amavuko witwaga Sirte. Uwo mujyi waje guhinduka irindimuka ndetse n'iperuka ku buzima bwa Gaddafi. Mu Ukwakira 2011 uwo mujyi wari wagoswe wose burundu. Ibiribwa byari biri gushira, ibitoro byagendaga bishira, amasasu nayo yagendaga bamake. Umujyi wari umaze ibyumweru uri mu mirwano ikomeye cyane. Buri munsi inyeshyamba zagendaga zirushaho kwegera aho Gaddafi yari yihishe. Ku itariki ya 19 Ukwakira byabaye ngombwa ko bamenya ko kuguma muri uyu mujyi bishobora guteza ibibazo kandi ko bidashoboka bitewe n'uburyo bari bamaze kugotwa ahantu hose. Gaddafi n'abamuri hafi bose
bahise bafata umwanzuro wo gutoroka cyangwa se gucika mbere yuko izuba rirasa. Cyari umugambi umeze nk'ubwihebe bitewe n'uko inzira zose zari zuzuyemo inyeshyamba, ubutasi buhambaye cyane bwa NATO ndetse n'indege z'intambara karahutaka z'Abafaransa. Mu gitondo cya kare ku itariki 20 Ukwakira, konvoyi y'imodoka nyinshi zavuye mu mujyi wa Sirte. Akaba muri izo modoka harimo imodoka yari irimo Gaddafi. Izo modoka zagendaga zirukanka cyane zigerageza gucika. Kubw'amahirwe make ubwo gucika ntikwigeze kubahira. Indege zari mu bikorwa bya NATO n'ubundi bikorwa bya gisirikare zabonye izo modoka. Imodoka zatangiye kuraswaho bikomeye cyane, maze iyo konvoyi yose iraraswa. Imodoka zitangira gutatana, imwe n'urukwayo n'urukwayo. Abantu benshi birukanye mu byerekezo bigiye binyuranye. Hanyuma Gaddafi n'abari bamuri hafi basize imodoka zabo maze bashakisha aho kwisha. Nyuma baje kugera mu muyoboro w'amazi wari uri iruhande rw'umuhanda, mu ferege, mu mwobo. Abariho bihisha barahagumye, ariko byari by'akanya gato nabyo. Uko abarwanyi b'inyeshyamba bashakaga mu gace kose, baje kuvumbura aho Gaddafi yihishe. Gaddafi yaje gufatwa ari muzima. Video zafashwe nyuma yaho gato zamwerekanaga agoswe n'abarwanyi. Yagaragaraga ko yakomeretse ariko akiri muzima. Icyakurikiyeho na n'ubu gikomeje kuba ikintu kitavugwaho kimwe ndetse kinateza impaka kurusha ibindi byose mu mateka ya Libya. Bamwe mu bantu bavuze ko yapfiriye mu mirwano hagati y'impande zombi ari kuraswaho. Abandi bavuga ko yishwe nyuma yo gufatwa. Imiryango iregera uburenganzira bwa muntu yaje gusaba ko habaho iperereza ku miterere y'urupfu rwa Gaddafi. Icyumvikana neza ni uko mu gihe gito amaze gufatwa, Gaddafi yari yapfuye. Ingoma ye y'imyaka 42 yari igeze ku musozo. Ugupfa kwa Gaddafi bamwe bagiye bavuga mu buryo butandukanye ko yaziritswe ku modoka agakurubanwa, abandi bati yaguye mu mirwano. Byinshi cyane byagiye bivugwa, ariyo mpamvu haruguru navuze ko urupfu rwe n'uburyo byagenze byabaye impaka zigiye zitandukanye hano ku isi. Gusa nyuma y'ubwo rupfu abanyalibiya benshi barabyishimiye. Kuri bo intambara yari igeze ku iherezo, ariko amahoro ntabwo yari agezweho mu buryo burambye. Imitwe yitwaje intwari itandukanye yarwaniraga ububasha cyangwa se ubutegetsi. Ubushyamirane n'imvururu za politike byariyongeraho kugira ngo bigumane aho kugira ngo bigabanyuke. Urugomo rwarakomeje mu bice byinshi by'igihugu. Imyaka uko yagiye ikurikiraho, Libya yakomeje guhura n'imbogamizi zikomeye z'uburyo bwa politike ndetse n'umutekano. Abahanga benshi bemeza ko gukuraho guverinoma akenshi biba byoroshye kurusha gushyiraho indi leta ihamye nyuma yo gukuraho iyo leta. Amateka y'umunsi amasaha 24 mbere y'uko Gaddafi yicwa ni amateka akomeye cyane. Ni amateka y'impinduramatwara ndetse n'intambara y'abenegihugu yivanzwemo n'ibihugu by'amahanga, kandi ni amateka y'igihugu gishakisha mu mutekano n'ituze. Haba abayoboke bafata Gaddafi nk'umunyagitugu, umuyobozi w'impinduramatwara cyangwa se umuntu ugoye kumva mu mateka, akenshi biterwa n'uburyo abantu benshi bagenda babibona buri muntu ku giti cye. Gusa hari ikidashobora kugibwaho impaka, nuko ku itariki 20 Ukwakira 2011 umwe mu bayobozi bamaze igihe kirekire ku buyobozi mu isi y'abazima, ingoma ye yageze ku musozo mu masaha make gusa. Ku buzima bwe kuzuye agahinda ndetse n'amakuba, amasaha 24 ya nyuma ku buzima bwa Muammar Gaddafi byaje guhinduka kimwe mu bice byashyizwemo amatsiko menshi kandi bivugwaho cyane ku musozo cyangwa se ku iherezo ry'umuyobozi wese muri politike wo mu bihe bya none. Mwakoze kubana natwe, ibihe byiza. Ntimwibagirwe kugenda mukanze like, subscribe, share ndetse no kudusigira comment. Ese Gaddafi akwibutsa iki muri politike ya Afurika ndetse n'imiyoborere ya UN ndetse na NATO? Ibihe byiza.